yaje bugubugu. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu cyangwa ikintu cyadukanye inkubiri, niho bagira bati yaje bugubugu. Wakomotse ku muganza witwaga bugubugu, yadutse i Buriza ahica rubanda wari warigize Rwankubebe, yarigize indakoreka ahagana mu mwaka w'1600. Uwo rubanda yari umutwari wabe mu Buriza, atwara Ngiryi na Rutongo, akaba umukire bisesuye kandi mu muryango mugari. Ubukire bwe bwari bwaramusabitsemo urugomo rutavugwa, akiyenza ku baturanyi be, abafite ibikingi akabiragirira ko ubusa, akohereza abana be n'abashumba bagaturira inka mu bwatsi bakazihagarikira. Bene bwo bajya kuzikoma, abandi bakabakomera bati murakora inka za rubanda, bikabakorera ishyano. Ibyo byose bakabivugishwa n'uko rubanda abarusha amaboko n'urugomo. Nuko bibaho. Bukeye abana n'abashumba be baraturutsa bajya kuragira i Gasura mu Bwanacyambwe mu gikingi cy'umuntu witwaga Fashaho. Bahageze inka baziturira mu mubande barazihagarikira. Abashumba bafasha aho baje kuzikoma, abazi rubanda barakomera bati ntimwakure inka za rubanda bitavaho bidukururira amakuba. Abashumba baranga, bazirohamo barazikubita. Induru iba ndende, bati inka za rubanda abanyagasura bazimajije amahiri. Inkuru igeze kwa rubanda, abanyangiryi bahurura ikubagahu, batera i Gasura, maze Buriza yose iva yivuna rubanda. Bageze i Gasura barahadugiriza, bahahindura iheruheru. Bituma kuva ubwo Buriza bwose n'Ubwanacyambwe bitinya rubanda. Ibye byose biba nk'amazi y'intare, ugiye kwegera ke abandi bakamutwama, bati udahungabanya ibintu bya rubanda bikagukorera ishyano. Aho niho hakomotse ya mvugo ngo uramenye ntiwakura abana ba rubanda, ntukubite inka za rubanda, ntiwangize ibintu bya rubanda. Kwa kundi ababyeyi batinyisha abana iby'abandi, ni rubanda uwo nguwo n'amahane ye bagendeyeho. Bibaho. Bishyize kera umuganza witwa bugubugu agishishiriza inka ze mu Buriza. Ubuganza bwari bwarateyemo amapfa, arikora n'inka ze n'abagaragu be n'abandi baturanyi bamwisunze, bavanga inka zabo ziragisha. Baraboneza n'i Buriza bacumbika i Masora. Bukeye inka zirahuka, zirishije ntizahaga kuko hari ubwatsi buke. Ubwo bugubugu akaba yasigaye ku icumbi. Abaho babwira abashumba bati ubwatsi busigaye Ingiryi kwa rubanda, ariko uretse n'inka nta n'inyoni yahimbira ngo ihatambe. Bakenesherezaho. Burira baracyura, basanga bugubugu ku kiraro. Bamutekerereza ibyo babonye n'icyo bumvise, bataho twaragiye nta bwatsi buhari, ni umukona ahandi babuvuga, ni kuri Ngiryi mu gikingi cy'umugabo witwa Rubanda, ariko ngo nta n'inka ikandagiramo. Ati ubuse muremera inka zacu zicwa n'inzara kandi iwacu bazi ko twagishishije? Zadupfana ntibyatuviramo igihemu gikabije? Abandi bati ese twabigira dute? Bugubugu arabasubiza ati ese mukeka ko abariza barusha abaganza ubugabo? Ati ejo tuzahure, nibadukoma tuzarwana. Abandi baremera, umugambi bawuraraho. Mu gitondo inka bazibwiriza Ingiryi, baziturira mu mubande wa rubanda. Zikigeramo abanyangiryi bariyamirira batangara, bati mbega abantu bashirika ubwoba, bariya batinyutse kwahura mu bwatsi bwa rubanda ni bantu ki? Ubwo impini y'abantu yari iteraniye kwa rubanda irahomboka, basiganwa bajya gukoma inka za bugubugu. Bageze mu rwuri, abaganza babarohamo imyambi barabandurura. Rubanda byumvise arahurura. Bugubugu amurabutswe yuhanya n'impirita, abakana umuheto we inkubiri, ashyiramo umwambi w'umukumbi, arinjiza ararekera amucishamo. Rubanda yikubita hasi baterura uwumye. Nuko induru iba impomamunwa, bati rubanda arapfuye. Abaganza bararwana barasizora, abariza basumbirijwe barahunga. Beguka ariko bamwe bishimye, bati reka bugubugu aducire inkamba,
kuko rubanda yari yarabarembeje. Abarizi bivanga n'abaganza basakiza kwa rubanda, ibisahurwa barasahura, ibisigaye baratwika, hahinduka imara. Kuva ubwo rero batangira kogeza Bugubugu abarwamo, kuko yishe rubanda wari warigize Rwankubebe. Abagore bajya gukangisha umwana wigize ishyori bati wapfa yaje Bugubugu. Uko ibihe biha ibindi, kuza Bugubugu bihinduka kwadukana inkubiri, bikambura ireme muri nyiraryo. Kuza Bugubugu bisobanura kwadukana inkubiri.